ururabo bivugwa ko ushobora kuba ruhawe n'umwe mu bagabo cyangwa n'umwapotere ukomeye mu Rwanda. Abenshi batapotere Mutabazi abonye umukunzi mushya yahaye ururabo. Byaba ari byo cyangwa ururabo ni izindi mbaraga zidahuriyeho n'uwo mugabo? Uri kumva ari buze kwandikira yayo magambo arakwandikira ngo iki dufomboze? Sugo navuga ngo nka potere urumva amarukuru mumaranye iminsi mubanye. Nka potere urumva aranyifuriza nyine kurama. Anyifurize kugirirwa neza n'Imana. N'amahirwe n'imigisha. Ndumva ari bunyatureho imigisha. Apotre aramutse akubwiye ngo ndifuza kumbera umugore wa kabiri dore ko nawe yatandukanye n'umugore ibyumba. Umunsi ni kwa anniversaire akahita biguporopoza kwa anniversaire yawe. Agahita bimporopoza. Akabiguporopoza muri anniversaire. Apotre aguporopoje urukundo. Imana ibaye ibirimo. Ntago narwanya umugambi w'Imana. Wakemera ukabana na Apotre Mutabazi? Nakemera pe, mwese nabyanga. Ko atari umugabo mubi se ko nta nahasebetse. Ntabyemera rwose. Ariko ntabwo narwanya umugambi w'Imana. Ndaguterese urayaba ari mukeba wawe. Gira ikintu mubwira hari ibyumba. Ahari ibyumba nyine ubwo se namubwira nkuki? Namubwira nyine ngo nakomere. Kandi akomere ku Mana. Agomeze yiringira Imana. Agomeze asenga Imana. Imana buriya niyo izitangirira ikamenya n'iherezo. Akabara dushyingiriye mu kiganiro. Ntago mbashyingiye ahubwo hari ukuntu nk'ijambo riza. Cyangwa hari ukuntu yaba yarako ka Apotre Mutabazi yakwandikiye mu gikari ngo karimo imitoma n'imitima myinshi. Mutabazi yakwandikiye ngo iki? Oya have ibyo bintu. Korodi tubwire. Nese amakuru ndayibwiye. Nese amakuru ntagahamya pe nuhumvishe. Jiste nawe ibyo bintu abakoze ntago biba ari. Nyine wamugana. Mwifurize amahoro y'Imana umurere wose kwisi niba uri mu gitondo mwifurize igitondo kiza imbere n'imugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza. Uyu munsi tugira umugisha wo kubana na mama Pasiteri umuhanuzi Claudine. Ikiganiro cy'uyu munsi atangiranye ururabo ibineza neza aseka. Uyu munsi ni isabukuru ye y'amavuko ariko ari buyitungurirwemo n'ibintu byinshi. Ubundi cyara gutungurana byara abantu bo mu cyaro ariko twabaye ngabanyamujyi twese ni monde digital. Reka nangire ikiganiro dusenga Imana nitumara gusenga Imana twinjire mu kiganiro. Uyu munsi tangiranye n'ururabo rwa fiance tutazi fiance waruguhaye ngo ninde. Abantu hari umuntu banyongoreye ngo nushobora kuhaguhaye ururabo ariko sinzi nimba ari we. Ubwo ndaza kubikoza mu kiganiro hagati. Dutangire ikiganiro dusenga tumara gusenga ubundi twinjire mu kiganiro. Mana turakwiringiye kandi turakubashye turagushimye turaguhimbaje uri Imana nziza uri Imana ikomeye uri Imana itaradutereranye mu minsi yose itambutse mu myaka yose itambutse ntiwigeze untererana ntiwigeze unsiga wagendanye nanjye wabanye nanjye ndagushimiye Kristo kwambereye Mana nyagora kungo mu bwugamo ukambera umubyeyi ukampeka ukasimbagiza haleluya Yesu habwe icyubahiro. Ndagushimiye Kristo rero kubw'uyu munsi wa none izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ngushimiye ko wanyongereye Mana nyagora ku ngoma iminsi Mana nyagora ku ngoma yo kubaho unyongerera indi myaka. Nongeye kugushima no kuguhimbaza kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe kandi Kristo ugumize ubane nanjye kandi ugumize ube mu ruhande rwanjye. Tangirana natwe iki kiganiro uze gusozanya natwe izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Kuvuza isengesho ririmo ko hari ibyo Imana yakoze ariko sinumvemo akantu k'umugabo. Ni amahoro. None se umugabo nje kubivugira hano ko namubonye. Wabonye umugabo? Cyangwa se uko Imana yandinzeho. Yego. Cyangwa umwana uko Imana yandinze. Yego. Imana yabanye nanjye. Mu myaka yose itambutse kuva mvutse kugeza uyu munsi. Hari abo twavukiye rimwe bapfuye.
ariko nongeye kunezerwa cyane uyu munsi kubera ko ni umunsi utandukanye n'indi minsi yose ku buzima bwanjye cyangwa mu myaka yanjye yose nagiye ngira isabukuru ariko singirirwa amahirwe yo kuyifeterwa cyangwa singirirwa amahirwe yo kumenya nimba nanayujuje iyo myaka kubera wenda igihe umuntu yari arimo ariko uyu munsi numvise ndushijeho kunezerwa ko wagize isabukuru nta keke nta gafanta abantu bari gukora ngaho bababwire bakumpera agafanta bazana ka oranje no abari kugura agafanta ka mbere ka anniversaire bazana ka oranje gakonje ku cyumwa oranje nje nuko ariyo fata nkunda mu buzima busanzwe nk'uwa oranje mu buzima busanzwe ngiye no mu kirori cyangwa andi hantu ngasanga zashize nta yindi fata njyanywa nkwa agafanta ka oranje cyangwa se agapanashi nibyo nkunda ko nta mafaranga ya panashi mfite ubwo ndanywa ka oranje nye mfite ya oranje gusa ndanywa agapanashi se ndanywa ka oranje ariko nta kibazo abaye ari panashi ntago nayigura ndanywa ka oranje niko ndi kumva ashaka yego reka mbanze tuze amababa y'Isilamu inshuti zanjye uyu munsi yari Ijuma nanjye nje hano mvuye gusari mbanze nifurize abayisilamu Juma nziza ndetse uyu munsi ubwo abadive aho tugeze nabo bageze mu isabato nabo tubabwire ngo isabato nziza suje umumama w'umushuti wanjye ndabizi ko ari bukurikira iki kiganiro w'umudivantiste Imana ahari gumize imuhaza uburame kandi urukundo yangaragarije mu gihe gito tumenyanye ndamushuhuje yiyumvemo ko munezerewe mu mutima wanjye umumama ni umudive umumama ni umudive ameze ate ameze neza yego ameze neza ari iwacu mu Rwanda ze oya ntago ari iwacu mu Rwanda ubwo turabasuje aba diaspora bose muri rusange abankunda mwese muri iyizi uretse kuba naryamye bamwe ubwo barabyuka mu kanya busiyo saa 9 saa 10 muri hano basigaje isa ngo babyuke saa 11 Norvege naho baba baryamye se izi saha turisanga kandi babyuka mu gitondo bukeye hanyuma bagusukira agasoda doronya kugana ko maje kwa gafanta mbwira abantu ko uyu munsi ngiye kurana ikiganiro na Claudine cyiza kirimo ko ndi bubereke fiance w'uyu munsi ubwo sinzi nimba hano bari bumwishimire seriveri na de service inyuze mu mucyo Cheers mwese noneho isigaye hano hari umuvandimwe ubuyishaka utemuhe mwarwana nko kuri fanta usanzwe umenyera ibintu bya fanta nibyo njya nemera cyane cyane umuntu umenyereye igikomo se ariko unywa fanta nk'umusanga wa fanta pavuga ko umuntu umenyereye igikomo reka ninjire mu kiganiro muri ubu buryo duherutse gukorana ikiganiro mu minsi yashize turaganira uyu munsi nabonye kuri stati yawe hari abantu barenga hagati ya 30 na 40 bakwifurije isabukuru nziza y'amavuko yego kuna stati ya mushitewe nabonye hakurya byagenze gute iriho karongere nsome yanditse ngo iki yanditse ka nkunda ni nawe nshyize mu kanya nyuma y'izindi zose yego ko ntange mba mparira Claudine ahubwo abantu bibuke bakanda akanyenyeri dusangire nimero yawe haryo ubwo ni kangahe kugira ngo umuntu ushaka kuza kugurira agafanta umuntu ushaka kuza kugurira keke ya anniversaire yawe abona uburyo ari buze kuyigura 0783 70 275 0783 70 275 ubikora nawe Imana imumpera umugisha nutabibonera ubushobozi nawe nta rubanza ntago bari bubure ahubwo ukimara kureba ikiganiro kigera ahantu hari nimero ugiye utukanda nibyo ntatinde ntatinde reka ndebe cyo ngiye kureba ubwo ninjiye mu kiganiro kandi ntukine iyi stati ya nyuma iriho n'ifoto y'ururabo mbanze nibarize mbere na mbere ururabo bivugwa ko ushobora kuba ruhawe
n'umwe mu bagabo cyangwa n'umwapotere ukomeye mu Rwanda. Abenshi bata Apotre Mutabazi abonye umukunzi mushya yahaye ururabo. Byaba ari byo cyangwa ururabo ni izindi mbaraga zidahuriyeho n'uwo mugabo? Oya, ni izindi mbaraga pe. Apotre Mutabazi akwifurije isabukuru nziza? Oya, ntago arayinyifuriza. Ariko ndabizi ko ari bunyifurize. Urabizi ko Ari bunyifurize. uri kumva ari buze kwandikira yayo magambo, arakwandikira ngo iki dufomboze? Sugo navuga ngo nka Apotre urumva amarukuntu mumaranye iminsi mubanye. nka Apotre urumva aranyifuriza nyine kurama. Anyifurize kugirirwa neza n'Imana. N'amahirwe n'imigisha. Ndumva ari bunyatureho imigisha. Muri inshuti mu buryo bw'umwuka. reka nibarize kano kantu. Apotre aramutse akubwiye ngo ndifuza ko umbera umugore wa kabiri, dore ko nawe yatandukanye n'umugore ibyumba, umunsi ni kwa anniversaire akahita biguporopoza kuri anniversaire yawe, Agahita bimporopoza. akabiguporopoza muri anniversaire. Ubwo ariko ntago yabimporopoje uyu munsi, ubwo azabimporopoza mu yita. Oya, reka twimagine ko wenda n'umunsi anniversaire nirarangira iracyari kuba. Harya ni ukwezi kose ubwo bagomba kumfetera. Yego. Agahita akubwira ati Claudina, kubera ukuntu uri umubyeyi mwiza, uri umumama, ndifuza ko wambera umugore wa kabiri, tugafatanya kurera abana. Wamusubiza ngo cyaramutse agize icyo kivuza akakiguporopoza? Agize iryo yerekwa se? Imana ibaye ibishyigikiye ari ibirimo. Apotre aguporopoje urukundo, Imana ibaye ibirimo, ntago narwanya umugambi w'Imana. wakemera ukabana na Apotre Mutabazi? Nakemera pe, ntese nabyanga ko atari umugabo mubi se, ko nta nahasebetse. Ntabyemera rwose. Ariko Imana ibirimo, Imana ibaye itabirimo ubwo ntabwo byakunda. Ariko Imana ibishimye ko ari we waba nk'umutware wanjye, Yego. ntabwo narwanya umugambi w'Imana. Ubwo Apotre aho araze kugira iyerekwa akaba aradushyingiriye mu kiganiro. ntabwo mbashyingiye, ahubwo hari ukuntu nk'ijambo riza cyangwa hari ukuntu yaba yaraciye inyuma. komeza ikundana n'umuhanuzi, dore ko ufite amakuru ko nkajya aca mu gikari mukaganira. Reka da. Akabuza byakomeza. Yatagira umugabo ucika intege da. Ayo makuru muba mufite. Tagira abavandimwe bacika intege. Oya. Ayo makuru. Mbere na mbere nitwiganire. Simamya nimba ariyo ari ukuri. Apotre Mutabazi yo gusenya urugo umufata nk'umukozi w'Imana cyangwa ufata nka Apotre cyangwa umufata nka Mutabazi gusa? Urumva ntago namenya umugambi Imana ifite kuri Mutabazi, icyo ni icyambere cyo. Aho ngaho ninjiyemo nkajya kumenya ngo Apotre kuba yaratandukanye n'urugo nako n'umugore, akaba atakibana n'umugore, sinibwira nimba ari we wabihisemo ibyo bintu, kuko nta muntu usenya abihisemo. Rero ntabwo namenya ngo ikiri muri Apotre ni iki, cyane ko atari njye wamwimitse, cyane ko atari nanjye wamuhamagaye. Ntabwo namenya najya kuvuga ngo Apotre aracyari Apotre cyangwa ntakiri Apotre, kuko ubwo bwa Apotre atari njye wabumuhaye, atari njye wabumwimikiye. Ntabwo rero namenya ngo aracyari Apotre cyangwa asakiri Apotre. Ibyo byo rwose ibyo byo bizwi n'Imana. Rero mu buzima busanzwe nyine, kubera nyine titre wenda afite cyangwa namumenya afite na Apotre Mutabazi, nakumva nyine ko ari Apotre Mutabazi cyangwa se ari Mutabazi. Yego. gira ikintu ubwira umugore wa Mutabazi, ubwo bivuze ngo Mutabazi aramutse aguterese urayaba ari mukeba wawe, gira ikintu umubwira ahari ibyumba. Ahari ibyumba nyine ubwo se namubwira nk'uki? Namubwira nyine ngo nakomere, kandi akomere ku Mana, agomeze yiringire Imana, agomeze asenga Imana. Imana buriya niyo izitangirira ikamenya n'iherezo, byose Imana irabishobora. Iyo wishingikirije ku Uwiteka, Uwiteka akubera ubwugamo. Niyo ikomeza ku Uwiteka rero azakora ibirenze we ibyo adatekereza, kubera ko Imana ari umurengezi wacu, izamugirira neza. Yego. Hanyuma uyu mubyeyi afite abana 5 Apotre yamusiganye.
yamusiganye abana 5. Yego. kandi nawe urera abana 5. Mm. gira ikintu ubwira aba bana ba Apotre bari buze kukubona, wenda ikiganiro ndabizi ko najya ifoto papa bari buze kukubona. Gira ikintu ubwira abana 5 ndetse ugire n'ikintu ubwira abana 5 bawe kuri uyu munsi. Abana 5 banje kuri uyu Banza ubwira abana 5 bamutabazi yasize ibyumba, ugire n'ikintu ubwira abana 5 bawe. Nababwira ngo aba bana bamutabazi, Imana ijya imenya imivukire y'umuntu, ikamenya n'imikurire y'umuntu. Ntabwo mutabazi kuba atari muri uru rugo bivuze yuko umugambi Imana ifite kuri aba bana wahagarara. Umugambi Imana ifite kuri aba bana urakomeje. Kuba papa wanyu akakanya mutari kumwe ari kubarera cyangwa se wenda atari kubahiriza inshingano nk'umugabo, ariko ntabwo mbizi niba atazubahiriza nk'umugabo, ariko nanone nihereyeho kuko mfite abana 5 kandi papa wabo nanjye ntagahari, ntabwo inshingano yakoraga ntabwo akizikora. Ubwo rero nawe byumvikane yuko hari ibyo hari igihe hari ibyo adakora. Rero navuga ngo aba bana biwe, navuga ngo biringire Imana kandi mama wabo abatoze inzira yo gusenga bakiri batoya, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo toza umwana inzira akiri muto kuko iyi nzira ntabwo azigera ayiyoba. Rero navuga ngo aba bana Imana ibahaze nabo uburame kuko ishoboye byose. Rero abana banje nabo aho baherereye, nabo mbifurije kugubwa neza, kuzakurira mu buntu bw'Imana, kuzakura bakunda Imana kandi bakunda n'abantu, biga kwicisha bugufi, kuko ijambo ryarambwiye ngo Uwiteka yabwiye umuntu ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bana banje mbifurije kuzakurira mu buntu bw'Imana kandi mugakura mwubaha Uwiteka, mukazirinda icyaha n'igisa nacyo, kubera ko kuva mu byaha ariko kujijuka, mukajijukira kumenya Imana kurenza uko mwajijukira kumenya iby'isi biri kugenda byaduka uko bwije nuko bukeye. Nicyo kintu nakifuriza abana banje. Ndabakunda abana banje, bakobwa banje, bahungu banje, ndabakunda aho muherereye, mwiyumvemo ko mbakunda nka mama wanyu. Imana ibampera umugisha kandi gumize iturindane. Murakoze. Yego. Buri mu mama cyangwa se buri mugore wese iyo cya buri mukobwa afite umusore bateretana cyangwa se umugabo batandukanye akagira undi babana, umugore yasize hari amagambo ababwira mukeba cyangwa se hari ikintu ajya abwira mukeba we. Ni iki uba wumva kikuri ku mutima uba wumva wabwira mukeba wawe ariko utajya umubwira? Njyewe nta kintu nakumva nabwira mukeba wanjye, kubera ko uyu mugabo ntabwo mukeba wanjye yigeze amutwara mu kiziriko, kuko nta muntu ujya utwara umugabo mu kiziriko. Rero umugabo nimba yaramushimye agashima ko babana, numva gusa twakubaho mu rukundo, tugakundana, tukabana nk'abantu nyine tutitaye ngo turi kurwanira umugabo, tukarwanira umugabo umwe. Twese twabonye dukuze, numva ko twagumiza tukunga ubumwe kandi tukagumiza tugakundana. Yego. Harimo gukomeza mugakundana. Tugakundana rwose pe. We n'uwo mugabo. We nako we n'uwo mugore. Na mukeba wawe. Uri kubivuga wenda ujya kure. Na hano muri icyo kiganiro turi kumwe na mukeba wanjye. Mukeba wanjye nkunda cyane, unkunda cyane, mwiza cyane. Aze kumubara amazi akabaza agiye kuri kamera. Nago yakemera kujya kuri kamera kubera ko Imana yamuhinduriye amateka, imugirira neza cyane. Nakubwiye ngo nyuma y'umuntu harundi, kuba umugabo wanjye yaramutaye akamutaye arangiza akanshaka, nanjye yanshaka kantaga agashaka undi. Nyuma y'umuntu harundi Imana yamuremeye undi muntu, kandi itarana mu muremera yarazaga akansura. Niwe wakundaga umwaka ushize, niwe wamfete anniversaire y'umwana wanjye mutoya, amukorera ikirori cyiza rwose, abantu barishima. Nta nubwo abantu bajya biyumvisha umutima ngira cyangwa se n'abakeba banje, ntabwo bajya biyumvisha umutima ngira. Nje nkunda abakeba banje cyane kandi nabo barankunda nta buryarya, barambwira ngo uri umugore ukijijwe, ntabwo ibi bintu bibaho. Nanjye nisanze ari uko nguko rero meze. Rero turakundana pe n'abakeba banje. Hagire abantu babiri banere dutebe hariya, gatebe kumwe ku ruhande rwa ruguru kandi gatebe ku ruhande rwo hepfo nkwereke.
kandi hori mba mbona buri gihe ushaka ngewe banterera agatebe kamwe haruguru n'akandi hepfo hari ikintu bigutwaye karinganiye ko mba mbona ushaka kundiza buri gihe yego muntereho n'akandi hepfo ko ufite ubwoba ndikumva mfite ubwoba oya wigira ubwoba ndikumva mfite ubwoba bw'ibintu noneho uyu munsi wapanze kunkorera pe nta kintu turi bugukorere turi inshuti yawe hanyuma ngiye gusaba umuntu umwe cyariye ku ruhande rwo hepfo noneho azanye na keke yicare ku ruhande rwo hepfo ubwo wihangane uyu munsi tugutunguje keke ubwo umuntu umwe yicare ku ruhande rwo hepfo undi ku ruhande rwa ruguru nkwereke umwe ku ruhande rwo hepfo undi ku ruhande rwa ruguru murayakiriza hariya ntari bimugezeyo reka nakire n'inshuti yanjye Pastor Diane nkunda cyane nk'umukozi w'Imana nk'umupasiteri wanjye we reka nakire Pastor Diane aze nk'umukozi w'Imana aze ndamukunda cyane Pastor Diane sinzahwema kubivuga igihe cyose mpora mbivuga yuko mukunda reka mbane someho numva uko byari bimeze intoki iryo zina rirerire ko Pastor afite inyota yimumpereho hagati ururabo murumufashe ako uri mu nyota mbega wowe yo ugira ibanga umuntu noneho ufite ikibiriti yegere hari imbere uri we kunugwara bari bwiza shahu we turakeye noneho umuntu ufite ikibiriti aducanire ariko ducane tunaririmba twagiye 1 2 3 happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Claudina happy birthday to you joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Claudine joyeux anniversaire Claudine keke urayibonye iyo buje muyikuremo nta kibazo ngo Yesu ari ku ngoma TV noneho bakunsigira udukeke bakugire nk'umwana wavutse dukore ikiganiro umeze nk'umwana ijambo rimwe ku ruhande rwa ruguru ijambo rya kabiri ku ruhande rwo hepfo irya gatatu hagati ubundi mbere yuko dukomeza ikiganiro duhere haruguru niki wabwira Claudina ku isabukuru ye y'amavuko by'umwihariko nk'umuntu inshuti magara yawe Yesu ashimwe icya mbere nshimye Imana ko yamwongereye undi mwaka ubuzima bwe kandi ikindi nshimye Imana nuko uyu mwaka imwongereye yarongeye kuduhuza yego ni umuntu twacanye mu bihe bitoroshye ariko nshimye Imana ko hari intambwe yamuteje kandi mubwira ngo uyu mwaka yinjiyemo uzamubera umwaka w'ibidasanzwe ku buzima bwe ibyo atabonye Imana ibimuhe kandi muteze intambwe kandi mwagurira imbago amen ikomeze mushyigikire mu rugendo yatangiye kuko duherukana kera twese mbese bitameze neza ariko aho Imana igejeje ikora ndayishimye
amen. Hanyuma mpera n'uwo mama wo hepfo nawe mikoro.
sibyo ko abantu bose nyine batanezerwa buriya hari n'abanzi banjye batari bunezerwe bavuze ati kizarinda gipfa nta rurabyo kibonye kizangara ariko uwiteka avuguruza imigambi y'abanzi ntabwo izahama ku buzima bwacu rero nanezerewe ku bw'uru rurabyo rwose pe niyo keke yari kurorera ariko kwifuza kw'abantu ngo kugeraho kugarukira Imana nayo igakora ariko rwose Imana rero yakwezana na keke nahoraga nifuza nkavuga ngo ariko mana nabona sitatesi abandi nkavuga ngo ariko mana ni gute umuntu bamuha ururabyo bakarumutegurira bakarumuha ni gute nkabyibaza ubu igihe nanjye kizagira bampa ururabyo sinkubeshye pe wenda hari umuntu ushobora kubibona gutya kuri kamera umwe akavuga ati buriya iyo bayamuha ahubwo akayaguramo ibirayi by'abana oya ibirayi nta munsi tutarya ariko iki kintu cyanejeje umutima wanjye mu buryo nanjye uru rurabyo najyaga numva bavuga ngo ururabyo rurahumura sinkubeshye narwinjije mu cyuma nkajya ngumiza ndwihumuriza binyanga mu nda ndavuga ati reka nsohoke wabonye ko nifotoreje mu rugo kuri kariya gafoto na posite byakubereye militipurize ndasohoka ndavuga ati reka ndwifotorezeho nanjye njye ndeba ukuntu bajya barufata ahubwo ikibazo nagize ni kimwe kariya kantu wenda kagufasha uhagaze ahantu ku dusikariye njya kubona mbona wipositingi ariko uyu mugabo wagiye kwa Claudine noneho arakaze yari umugabo waruzanye cyangwa n'abana bakwifotoreye ni abana bafotoye kandi nakubwiye ko motari ari wowe wazanye ururabyo rwazanywe na motari ubwo sinzi impamvu akantu k'umugabo kari kanjemo ko nabonye nese umwifotoye abana bari ku ishuri bajya bavuga ngo umutinda arota arya impamvu uri kurota umugabo cyane buriya nawe yaje wumvise ko pasiteri Diane avuze ati nzongera kwicara hano kuri kamera n'ubundi hari umuntu uri kumpa ururabyo impande yanjye kandi harimo itandukaniro ry'uko uyu munsi byari bimeze rero ntimubone ngumiza kurufata ngumiza kurugaragura ni ibyishimo mfite pe mubyumve ko nezerewe mu mutima wanjye kandi nishimye yego ndishimye pe wenda hari abari bubone iki kiganiro ndabizi abakunzi banjye baraza kukibona bavuga ati Imana ishimwe ubwo aheruka kuri kamera yari ari kurira nubwo amarira adashizeyo ariko hari ibiza gusibanganya aya marira bigatuma byibuza tugira umunezero w'ako kanya tukanezerwa kandi ntabwo ari uw'aka kanya gusa n'uw'igihe cyose yego hanyuma ndimo nagenda nshaka no gusatira umusozo w'ikiganiro cyanjye by'umwihariko ejo papa twari turi kumwe ndamubwira ati uyu munsi Claudine aragira isabukuru arambwira ati uriya mukobwa n'umukobwa yenda mukunda n'igihe aba ashaka kuza ariko ngo yabona abantu bakorera hano akagira ubwoba ubwo ahari mu Bugesera ndamusuhuje Pastor Claude uyu munsi yakwifurije ku isabukuru yawe Pastor Claude yanyifurije isabukuru nziza arambwira ati izuba ritararenga n'akanyenyeri ndagakanda oya oya nibyo izuba ritararenga akanyenyeri aragakanda yego Juste we yakwifurije iki uyu munsi nawe yanyifurije isabukuru nziza ariko anyisegura ahambwira ko atari bubashe kuboneka uyu munsi Allo Bwana Reverend Pastor Juste umeze neza abo turi mu anniversaire ya Claudine agira ikintu mubwira ko anniversaire ubundi tugukupe Happy birthday Claudine joyeux anniversaire Claudine yakandirimbiye disi koko mu gitondo uyu munsi Claudine yujuje imyaka 35 ni iki umwifuriza nk'umukozi w'Imana mugenzi wawe ndetse kuba uri pastor nawe akabari mu mapasteri abantu badukurikiye nizere ko Claudine wenda ku kindi gihe azavuka ariko arimo atwereka umugabo ubutanga dushobora kuzabona umwe mu baposo ba hano muri Kigali aje gutera ivi ubundi biranugwanugwa ko umunsi w'amavuko Apotre Mutabazi yaba hari ijambo yavuze mu bwigobeko bukomeye cyane mwibanga rikomeye iri ndaje nditoze rero bararimbwira ubwo ni mu nyiciye isoko Reverend Pastor Juste reka mushimire ubwo turasubira aragira ngo yifurize umubyeyi anniversaire nziza uraramire kubona ibyiza kandi ijuru rikomeze rimwiteho rimukorere ibyiza byinshi amen kagira inkuru
amakuru nakire kuva kwa Pastor Viragiste ngo hari akamesaje k'ubwigobeko ka Apotre Mutabazi yakwandikiye mu gikari ngo karimo imitoma n'imitima myinshi. ngaho Mutabazi yakwandikiye ngo iki? oya have ibyo bintu Korodi tubwiye. oya have Nese amakuru ndayibwiye. oya Nese amakuru ntagahamya ke nuhumvishe. jiste nawe ibyo bintu nabakoze ntago biba ari Nyine wamuganirije nawe aranganirije. oya rwose Nganyibwirira. Apostle Mutabazi. sinakubwiye ko ataramvugisha ataranyandikira yakwavugishije wabwo wari kutubeshya. oya ari bunyandikire ndabizi nabona iki kiganiro cyangwa se nabona state araza kunyandikira ariko ntago aranyandikira. Hanyuma ndimo ndagenda ngana ku musozo ugira ikintu wifuriza mama wawe by'umwihariko wakubyaye akakwibaruka, ugira ikintu wifuriza abavandimwe bawe mwakuranye muvindimwe muvukana, numara kugira icyo bifuriza wifurize na dana papa wawe ukubyara ikintu gikomeye nk'umubyeyi w'imfura wabyaye umumama. Papa wanjye niwe mama wanjye. Imyaka ngejeje ntabwo nigeze mbona papa wanjye. Ntago muzi. Mama wanjye aho aherereye aho uri wiyumvemo ko ngukunda, wambereye byose, wambereye umubyeyi, umbera inshuti nziza, aho abandi bose bari bantaye abavandimwe banjye bansize. Ntabwo mama wanjye yigeze ansiga, ntabwo mama wanjye yigeze anta, yagumije kubana nanjye mu bihe byose. Rero mama wanjye ndagukunda, nubwo rimwe na rimwe nagiye ngutenguha bitewe n'ubuzima, ariko nzi ko bitazongera kubaho. Wiyumvemo ko ndamahoro kandi nawe uba amahoro mama wanjye ndagukunda. Ubari no mu nzira ari kuza mama wanjye, nuko imodoka yamutindije ku mushyitsi Kigali, ariko ndabizi ko ikirori cyanjye gikomeje n'ejo mama wanjye yaje kundeba nk'umwana wujuje iyo myaka. Abo tuvukana rero namwe Imana igumize ibarinde, navuga ngo igumize ibashyigikire. Mu bantu tuvukana mwese nta numwe nigeze mbona upostinga, ntago nabura kubivuga. Cyo gikomere ukizana no mu biganiro. Ntago nabura kubivuga. Sibyo mama wanjye wenyine. Imana impera umugisha mama wanjye wambyakanshyira ku isi. Nubwo abo bari umuna wanjye batampostinze ariko babonye ko iruhande rwanjye n'impande yanjye ntigeze mbura abantu. Imana igumize ibahaza uburame. Yego. Hanyuma nibanyangana ku musozo. Ntabwo nabura gukomereka. Kuko kuvukana n'abantu rimwe na rimwe abandi twagupose twifuriza anniversaire. Gushaka gusanga bagize akazi kenshi ntibabibone. Oya nta kazi kenshi mba mbona harimo n'ubugome. Dusoza ikiganiro. Mbona reka mbashire mwese twabanye mu kiganiro cyanjye Claudine agize anniversaire ariko kucyumva ko abavandimwe kwa batagupostinze arimo ubugome. Abavandimwe wanjye impamvu batapostinze nuko bazi ko ndi umukene kubera bari abakire. Kuri anniversaire abo bavandimwe bambanze kupostinga. Kuri anniversaire zabo babipostinze. Bagapostinga nyine n'inshuti zabo zikize nkabo. Ariko kuko nge ndi umukene ntago bampostinga. Barambwiye ngo ntabwo ndageze igihe cyo gukorerwa anniversaire. Nta nubwo igihe cyanjye cya anniversaire cyari cyagera. Ngo nge ntuza ngo igihe nikigera ngo ndacyatwikiriye. Ngo igihe nikigera nkatwikururwa ngo ubwo nyine ngo bazabimenya. Wasanga harimo n'abatabizi nyine ko iki gihe nakigize, ariko wenda bazabibona kuko bajya babyigana bajya gukurikira ibiganiro byanjye. Yego. Ijambo ry'abantu ryo rivuga ngo ibiri mu bwihisho nzabishyira ahagaragara. Rero ubwo waze kubona ko wakize wagezeyo, ubwo uyu munsi twebwe bakire bagenzi be twakora anniversaire. Ubwo nabo abatindi bagenzi babo baze kubakora anniversaire. Nuko Sumva wishimye? Ndishimye cyane. Shimira na musaza wanjye Manuel unkunda cyane. Imana imumpera umugisha. Yabaye uwa mbere mu bantu banyifurije isabukuru nziza. Ambwira amagambo meza y'ihumure. Arambwira ngo Imana izagomeza ingirire neza. Izanteze intambwe aho kugira ngo subire inyuma, nzatera intambwe njye imbere. Rero ndamukunda ahari nawe yiyumvemo ikaze ku buzima bwanjye. Reka mbashire mwese twabanye mu kiganiro cyanjye, mbashimire ko uyu munsi ari anniversaire ya Claudine, nawe ejo wagira isabukuru nawe tukayifeta kandi ikagenda neza. Dukomeze twifuriza Claudine komeza kugira umunsi mwiza ndetse umunsi mwiza w'amavuko by'umwihariko
tumwifurize no gukomeza kurambira kubona ibyiza n'uburame. Ubwo abakunzi b'inanwa dukundana b'inshuti zanjye, uyu munsi Claudine agize anniversaire, abankunda ababishaka murabizi ko tuya tubigenza ni akanyenyeri 142 cyangwa se kaodi limit abari amazina ni yamfashije Claudine cyane tundi turuze dutandukanye akajya anniversaire nziza. Ibijyanye no kuguha kado, katubikorere kuri kamera, batange kadimwe dusoze, izindi baze kuzitanga inyuma. Ariko uyu muntu n'inshuti yawe pe, niyicara yigoye neza mu kiganiro abantu bamureba. uyu ni inshuti yanjye kuva na kera, hari hashize imyaka 8 twaraburanye, ariko Imana yongera kuduhuriza ahantu mu cyumba cy'amasengesho. Ahubwo nyina wanje kugira ngo ni mukuru wawe. N'ubundi ni nk'ari mukuru wanjye, twarasangiye, twogera muri dushe imwe, turambarana, mbese Imana yo mu ijuru ijye mumpera umugisha, ndabizi ko nkunda nta buryarya burimo. Imana imumpera umugisha. Wakire gute kadaguhaye? Nyakiriye neza cyane, ndabizi ntabwo yampa ikintu kibi. Ego. Mami ngagira amagambo mubwira uyu munsi kuri iyo kado umuhaye by'umwihariko bwa kabiri. Oya nukuri nishimye, hari igihe ngewe iyo nishimye mbura ibyo kuvuga. Yego. Ariko nshimye Imana, nzahora mvuga ko nshimye Imana. Yongeye kuduhuza turi muri Kristo Yesu. Icyo nicyo kikuru pe. Amen. Nukuri. Hari igihe twajyaga twicara umva turi kurya ubugari n'indagara. Ubugari? N'indagara. Ariko ubu dusigaye twicara turi kurya inkoko. Mwazanuye tugasangira. Tuzagutumira pe. Ari inkoko ariko. Anniversaire irakomeje. Hehe. Uretse uraje ubirebe mukari. Ibyiza biri imbere. Yego. Okay. Mugirire neza. Urakoze mubyeyi. Uwo agwaye kado, impamvu tutashyize abana kuri kamera, abantu baze kubyihanganira, abana kuri YouTube ntabwo bemewe. Iyo bashyize kuri YouTube bashobora kuguhana bitewe na term and condition za YouTube. Ntago biba ari byiza, dushobora gukora ikiganiro YouTube yo ubwayo ikagisiba. Umukobwa wanjye yarakaye cyane ariko abyihanganire. Yirakara twaza kumukorera agafoto muri kumwe. Bivuze yarazi ko ari bundirimbire, yarazi ko ngo ari bumpururabyo. Ariko nganaza kuririmbira hano mfite mikoro. Ngajya ndirimbire. Yarakaye yanze. Ngambwe none wirakara sibyo? Ushaka kujya kuri kamera? Ngangwino ngaririmbira muri dusoze. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Bravo, urakoze. Katoze ikiganiro mbabwire ngo abantu mwese mudukurikiye, ibiganiro byacu ni akagaruka. Uyu munsi ni kumwe na Claudine mu isabukuru y'amavuko. Ejo nzaba ndi kumwe na Juste nawe, ashaka kuzagira itariki nawe y'amavuko muri iyi nyamatariki. Ubwo abantu tuzamutungurana nk'abo dutunguranye Claudine nabo bazaye bahari. Claudine ndagushimiye. Nanjye ndabashimiye cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Kandi nawe muhorane. Ndabashimiye, ibiganiro byacu nagaruka na Rihori nk'ibisanzwe. Ciao ciao.